Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV, tugiye kubahereza episodi ya kabiri tudatinze. Episodi ya kabiri y'urukundo rwa Juliette ndetse na Romeo, ubukwe bw'amarira n'amaraso. Ni ku mutwe w'amagambo nagize ute nawe uhaye iyi episodi. Mu gitondo cyakeye Verona ahagana saa 3 z'igitondo, urusaku rw'isoko rwatatanyijwe n'umutima uhagaze wa Romeo. Yambaye imyenda y'umukara, afite agatabo k'agasengesho mu ntoki. Yaragiye kwa Padiri Lawrence, aho urukundo rwabo rwari rugiye guhinduka ishyingirwa. Juliette we yari yambaye agakanzu k'umweru gafite impuzandengo y'ibara ry'amarira. Yambaye nk'utari umukobwa ahubwo nk'uri gutanga ubugingo bwe. Muri chapelle y'igitondo rero, Padiri Lawrence abareba bombi. Ntimurimo gushyingiranwa imbere y'abantu, murimo gusinyira amaraso urukundo rutagengwa n'isi. Ntimuzababarire urwango, murwemere, muzarutsinde kururusha. Romeo yegereje Juliette, afata ikiganza cye. Umutima wanjye, niba isi yose ikwanze, njye nzaba isi yawe. Juliette nawe arangije aravuga ngo nta burenganzira mfite bwo kuguha Romeo sasa, ariko ngugabiye umutima wanjye utagira intege cyangwa intege nkeya. Bakomeretsa isengesho, urukundo rujya mu nzu y'amarira. Nyuma y'amasaha make ku muhanda wa Verona, Mercutio na Tybalt bahuriye mu nzira. Icyanga cy'urwango cyari kimaze igihe cyihishe mu biganiro. Tybalt yabwirwaga n'uburakari abwira Mercutio amagambo y'isoni n'urukozasoni. Tybalt arangije aravuga ngo mumbwire aho uwo mwana w'imontaje yahishe. Romeo agomba kwishyura ibyo yakoze n'urukundo rwe rutemewe. Mercutio ariyangije arisekera cyane. Urashaka Romeo cyangwa urashaka intambara? Reka nkwereke ko ndusha urwango rwawe icyubahiro. Inkota zavuye mu madomo, urugamba rwasakuje hagati y'abantu bibwira ko bari ku isi y'abakuru. Romeo yageze aho ibintu byarangiye nabi. Tybalt yari amaze gukomeretsa Mercutio. Mercutio yagiye hasi aseka mu marira. Mercutio asamba ndetse nanone arapfa. Muvandimwe Romeo, uwo mukobwa wanyu agiye kukumarira byose. Babarira Verona n'amaraso yanjye yarapfuye. Romeo yararakaye, umutima w'urukundo wahindutse inkota y'umujinya. Yakurikiye Tybalt akamufatira umugaragaro, maze bagaruka mu rugamba rw'amarira. Romeo yatsinze, Tybalt yarapfuye. Abaturage barangije barahuruza abarinzi. Itegeko ry'umuyobozi wa Verona ryarumvikanye. Umuyobozi Romeo Montage wakoze icyaha cyo kwica umwana wa Capulet, urahanwe no kwirukanwa i Verona, nurengaho urupfu. Mu ijoro ryo gutandukana, Juliette yamenye ibyabaye. Ubwo yari mu nzu y'ababyeyi be, amarira yamenetse ku gasahane ko kurya. Umutima we warapfukamye imbere y'amategeko, ariko warwanaga n'urukundo. Yahuye na Romeo mu cyumba cye bwa nyuma mbere y'uko yirukana. Juliette mu marira menshi rero, ibyo warwanyije byose bigeze hano. Warankunze bikubera icyaha,
none si igiye kukunyaga. Romeo warangije arasubiza ngo niba kuba Verona ari ukwicwa, noneho kuba kure yawe ni ukugwa kabiri. Niba tugomba gutandukana, reka habeho isezerano ry'amarira. Barasomanye, amarira atemba amagambo atava mu kanwa. Umutima uravuga uti sinzareka kugukunda niyo isi yose yandwanya. Iherezo ry'igice cya kabiri cyangwa rya episode ya kabiri, Juliet asigaye yicaye mu nzu afashe agakarito k'ishyingirwa kabo, amaso yuzuye amazi. Papa we yinjira avuga ijambo rimwe. Papa wa Juliet rero ugiye gushyingirwa Paris mu minsi 3 cyangwa ugiye gushyingirwa mu Bufaransa mu minsi 3. Mwe muzi umurwa mukuru wa Paris, ndizera neza ko mwahise muhamenya cyane. Igice cya gatatu, ese Juliet zemera gushyingirwa undi cyangwa Romeo azahunga kugeza ryari? Se Padiri Lawrenzi azongera kugira icyo afasha cyangwa nawe yacitse intege? Vuga wowe, mbwira. Uhereze episode ya 3. Ndaguhereza igice gikurikiyeho ndetse cyuzuye imitoma, amarira n'akaga kababaje kurusha ibyo umaze kubona mu gice cya kabiri. Ibyo ubona ndetse kurusha n'ibyo ubona mu nzozi zawe cyangwa ushobora kuba watekereza. Inkuru ya 3 cyangwa episode ya 3 ndaza kuyiguhereza nuza kuyinza. Ndagukunda cyane cyane, nakagarutse. Imana ikomeze ikundebera icyoroshye, Yesu akomeza tugirire neza. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ndetse nanone ugiye kuyikora, umve yuko Imana iguhaye umugisha. Ndabakunda cyane, nakagarutse. Ciao ciao. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye.